sindabumenya ariko nawe ubwo niduhura nzabamenya kuko n'abarundi ni bene wacu turaturanye n'abantu ni muri community yacu. Yes, nje ntabwo nje nikuramo kubera oya buriga turi bamwe tuvugana nese translator uyishira mu mutima. Nta kindi kintu numva ntakora iyo abahari byo gukora tuba twarabikoze mbere yuko kiraziriba. Condolences ku famille Rukata. Furaha urabizi rwose turakwihanganishije kuri ubuvandimwe ntabwo byoroshye. Ikaze mu kiganiro The Brainstorming. Iyi ni episode ya 6 cyangwa ya 7. Nkuko bisanzwe ni MC Shambo muri Omega TV Show. Mwabibonye ko uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu usanzwe ntagakira umutumirwa. Turabakiriye rero mu kiganiro The Brainstorming. Icyo tubasaba no kugira ngo dushyigikire cyane turashaka ngo uyu mwaka urangire dufite byibuze 20,000 by'abasubscribers. Bizaturuka kuri mwebwe. Keep sharing. Nabonye ama comment yanyu, twabonye uburyo mudukunda, likes zanyu mu biganiro by'ubushize tuvuga ku ma cryptocurrencies. Reka rero n'ubundi mukomeze supporting Omega TV Show, hanyuma natwe tugera aho tugera. Ikaze Rwanda. Ndahari. Ariko gusa bakeya. 2020 tugomba kugira nibura 100,000 kugera mu kwezi kwa 4. Bande uzimabuze nge ntabwo njya nkunda gusaba byinshi, turi guca imigani ariko nge nizi imibare nidutangira icyo bita reality ukuri. Niba twaravuze tuti gura Solana uzagura imwe gusa y'ijana akabona ibaye 1,000, azahita abwira mugenzi we ati genda wige hariya hari mwarimu mwiza. So 1,000 rero tuzabibona mu kwa 4 muri Bushment. Murakoze cyane. Keep subscribing, mukomeze musubscribing kandi turabyishimira tuzanga tubashimire. Dushimira abamaze kubikora, dushimira abakoze ibyo bagomba gukora, gusharing n'ibindi. Rwandekwe rero uyu mwanya yitwa John Rwandekwe. Uyu mwanya dufite ibintu byinshi tugiye kuvuga ariko ndagira ngo abanza tubwire Rwande ubuzima ukundana n'umugore wanjye. Arakoze anyize ngo ugiye kumbwira gukunda Trump. Aho Madame Rwandekwe ari turamusuhuje nawe dufitanye ikiganiro, hari ikiganiro dufitanye yarakinyemereye ngo azakimpa ikiganiro. Madamu Rwandekwe bari ndabisuhuje uradukurikirana cyane, uradukurikirana kubera ko dufitanye n'ikiganiro tuzakora mu minsi iri imbere. Ikindi cya kabiri ukunda kurya iki Rwanda? Yewe inyama nk'abasinga. Oya ndo muri vore nibyo nta biryo binanira. Nibyo kireka narwaye pese we n'akabenze muragereka ahubwo ndakarusha kuko hari ibyo katarya hari. Nibyo yewe ntabwo njya ngira ibiryo nshagura cyo gukora mu buzima bwanjye. Urumva aho nakuriye iyo mbazo tukunda ku kigage cy'iwacu buriye iyo nakabonye Rwandekwe akunda amasaka. Ishaka rero Rwandekwe umunsi ntabwo urabona ko ntafite n'imbaraga. Ntabwo nishimye kubera inkuru nabonye nabyutse mbona iyo umukobwa witwa hano muri Houston, mwana w'umukobwa warangije muri University ya Houston, maze kubona akazi agiye gukora ubuzima bwe, boyfriend baramurasa. Na boyfriend we ko nawe n'umurundi abaturutse muri community twihanganisha umuryango wa Domitire bihanganishije baraba ku mukobwa twihanganishe cyane. Turabakomeje abarundi, community y'abarundi hano muri Houston turayikomeje aho muri bwose muve ko kuri Omega TV Show turabakomeje kandi mukomeze mwihangane. Yari umwana ukiri mutoya, yari kuzaba n'umuyobozi, yari afite ubwenge, yaje muri kaminuza. Domitire Rukata aruhukira mu mahoro kandi dukomeje n'umuryango.
mushiki we turaziranye turakorana mushiki we ni nawe wanyemereye ko tumuvugaho ko ntabwo navugaho tutabivuganyeho ariko mushiki we nawe Furaha aho ari nawe yumve ko umusuhuje kandi namukomeje ariko n'umuhungu wahise yirasabere dore uko byagenze rero nabyumvise numva ibintu ariko se akantu k'aba boyfriend ko nako kagiye kudukora nabyumvise numva ni ibintu biri bisekeje somehow cyangwa birababaje ku buryo buteye kurikije ukuntu mushiki we yambwiye ntabwo bamenye icyatumye amurasa bari babimenya neza ariko barapredictinga baratekereza yuko warakana ko mu muryango bashobora kuba babanaga ngo bari bamaze iminsi batumvikana no boyfriend no umusaza baza gukora ubukwe umusaza wa Domitille aza gukora ubukwe bwabaye muri ya minsi bwabo ejo bundi mu cyumweru gishize yakoze ubukwe noneho umuhungu aje ngo bamuha intebe ahantu ari bwicare ngo ntiyahishimira uravuga ngo aramusuzuguye aya makuru ariko nayakuye kuri mukuru we noneho umuhungu ararakara cyane batangira gutonganira aho ngaho mwansuzuguye kandi boyfriend vraiment nta nkwano nyene bwatanze nta nkwano gicucu yatanze Rwanda hari ibintu bibabaje nje ntabwo uri reka ngo stories hanyuma ukore comment nta nkwano uwo muhungu yawe yatanze arangije ararakara maze kurakara batangira gutonganira aho ngaho barashwanye bigeze aho barataha nkurikije uko mushiki we yambwiye kuwa mbere umuhungu amagara umukobwa ati rero kuri muri apartment y'umuhungu ngwino tuvugane kuri bya bibazo byabaye ahageze n'ubundi barumvira baragiwinga mu kwarigiwinga rero umukobwa ngo amusubize impeta ashobora kuba yaramwambitse impeta simbizi amusubije impeta ati ntabwo nagushingirwa ntabwo twabana umuhungu yarafite umupolisi abayikoreje mu cyumba araje amurasa mu mutwe amasasu arenga 10 n'ubujije ko mukuru we yambwiye ko yamurashe amasasu arenga 10 mu mutwe mu bihose mwana w'umukobwa usakuriye mwana w'umukobwa mwiza ukiri mutoya wari ufite ubuzima bwe rwande umwana w'umukobwa umukozi dukorana yampamagaye ati ntabwo ndi bujye mu kazi ahubwo nagize ibibazo ntabyo wabonye kuri televiziyo ntabwo nabibonye nibwo nagiye kureba amakuru noneho arangije nawe arirasa ubwo rero ankete zitangira gutyo twandekwe ukurikiye ubonye uyu mwana w'umukobwa akurikiye abana nka ba mupenzi akurikiye abana nka kakana gatuye downtown akurikiye ni benshi bamaze kugwa muri crime nk'izi kandi bakomoka iwacu rero ubu ngubu hari space iriho yindi munzi nako navuga ko y'umu immigrant nawe avuye muri biriya bihugu by'iwacu nawe ushobora kuba nawe yarasha abanyeshuri ibi bintu izi crime nka Rwanda nk'umuntu umaze imyaka 10 hano muri Houston izi crime urazivugaho iki ukwishyura ukuntu umwana w'umukobwa bw'ungu yahaburiye ubuzima yakoraga muri YMCA urabona ko babishyizeho yakoraga muri RCA muri YMCA yakoraga afite akazi k'umukeba yari kesoka yakora bikisimbizi ariko nkawe uratekereza iki ubanza no kwihanganisha umuryango wabuze aba by'ukuri Bertine ni nkaho natwe twabuze kubera ko twabuze natwe kuko ni community yo buriya ngeyo hari abantu bajya bavuga bati aba n'abanyarwanda aba n'abarundi aba n'abakongomani buriya twahombye twese twahombye cyane aba nihanganishije umuryango w'umukobwa n'umuryango w'umuhungu kubera ko bose ko bari abo muri community imwe buriya ntawe uzi impamvu yamubaye yiciriye urubanza ku giti cyiwe uri kubyumva wese yicira urubanza ko ibyo akoze ari amakosa atarwicira nawe ariko umuryango
nta n'umwe wabasha gusubiza ibibazo by'impamvu yamurashe, nta n'umwe. Nibyo batekereza ko byagenze gutyo. Njye rero muri communauté nkaba mpaye pole imiryango yabo, ariko ntangiye ku myaka maze hano ndumva nta kintu narenza. Buri urupfu rw'umuntu ni ikintu ntajya nkunda kuvugaho cyane. None reka twe kuvuga kuri byo, uraha message ki urubyiruko? Naha message urubyiruko, njye mfite abahungu bakuru, ibaze n'umuhungu wanjye bahamagaye ngo yishe umuntu, cyangwa se ngo tuzakigarukaho nawe, cyangwa ngo yishe, cyangwa hari umuntu ibanga uko wakoresheje kugira ngo abana babe bafite discipline imeze kuri hari umuntu nakoranye nawe ikiganiro nabisobanuye. Buriya njyewe umuhungu wanjye subona ko ndi hano, abana banjye baza aho yewe na kabucura kazi ko ngiye guhaguruka mu rugo, they know where I am, baza aho ndi. N'umuhungu wanjye bose uko tubana mu nzu, agiye gusohoka mu rugo arambwira ati pa ngiye hano ndatinda ndataha iyi saha. Ikindi cya kabiri, sinzi niba yenda wakurikiye amakuru, wasanga uriya muhungu warashe yarafite background ahubwo yarafite ngo background yindi yuko ashobora kuba yarashe undi muntu mbere kera cyangwa mu inzoga, ntabwo twabimenye. Hari abantu usanga umuntu uturuka mu gace kacu ntajya no kuri leta akajya kubwiriza yagasomye. Yes, kubwiriza yagasomye. Rero buriya iyo umuntu anywa inzoga, abantu banywa inzoga ku buryo butandukanye. Nuza mu rugo ukaganira n'abahungu banjye bazavuga bati iyo papa atanyoye ndi off simwe, bariyeranja mpaka iyo nzoga bakajya kuyizana, kubera ko bazi ko nimara gushyiramo agacupa ka wayine baganiriza nkababwira amateka y'u Rwanda, nkavuga ko bagomba kwitwara muri iki gihugu cya Amerika, cyo gukora amahirwe ngira nta mwana wanjye w'inzoga mu rugo, nta mwana mu banjye w'inzoga. So wasanga umuto ya nyambono azagukurikiza simbizi bose baramwikije. Icyo mvuga ngiye navuga ko ibintu byabaye, ibi nicyo twita kirazira mu muco nyarwanda. Aribyo ari umuntu twakora ikiganiro mu mwanya tuvuga ku cyo bita kirazira. Kirazira rero umuco nyarwanda ntabwo twemera guhekura umuntu nuko atadukunda. Uriya muhungu yakoze ikosa, nubwo nawe yiciriye urubanza. Kirazira niba habaye agreement, igisubizo ntabwo ari ukumena amaraso, ntabwo ari gukora inkaba niko tubyita mu Kinyarwanda. Niba ibyo byari bibaye kutumvikana, bagomba guhamagara imiryango bakicara hasi, cyangwa se agahendahenda yenda ari kubona yakoze undi mugore yenda utanuriye. Ntabwo igisubizo ari ugukora amaraso. Ari byo nakwencouraginga n'aba bana bacu n'ababyeyi, please, ibi byabaye ni sakirego, ni kizira, ni kizira. Aba nihanganishije imiryango yose, kubera ko imiryango yose ntabwo uzi ikosa ninde afite ikosa. Iyaba bahari uwasigaye yari gusobanura ikosa, iyaba se hari uwakomeretse yamukomerekeje bari kubahamagara bose bagasobanura impamvu bashaka gukora ibyo bintu. Ntabwo se ari kusuzwa kwica umuntu. Ibyo navuze nyine ntabwo nibyo ni kuvuga niba wamunekeye. Ntabwo igihano cyo mu muco nyarwanda kivuga gukora impamvu kirazira. Nta kirazira kikaziririza. None se urabona ibi bintu biri kuba, aya mahanga abantu barimo, buriya community zacu ziri gutanga image yihe? Buriya kire kubimbajije tutari kuvuga ku muntu wapfuye. Oya, turi gutanga image. Buriya ushobora kuvuga buriya ngo mu Kinyarwanda turavuga ati uwambara neza yambarira kane. Ikiganiro turi kuvuga gishobora kubonwa n'abantu benshi, ushobora gutegwa ugasanga ubangamiye umuntu uri mu marira. Ndabyirinda rero. Oya, kubera ko mukuru we yambwiye yavuze ngo tubivukeho ko nabwiye ati ibintu hari ushobora kuvuga uko njye mbitekereza, either nkakomeretsa uruhande rw'ababyeyi b'umuhungu basigaye, kuko nabo bari kurira bavuga bati hari nk'abantu batari muri community ebyiri. Reka tuwe kuvuga kuri abo ngabo. Nk'uyu mwana ugiye gufungwa, ugiye kurasanuza, yaragiye kurasa abantu, kamuha message kwishuri ngo yarahembwa azarasa abantu 100. Ikanze nguhe message
mvuga ibintu turengibi. Breaking news. 18 years old Rwandan immigrant Habimana Merci avoids any prison time. I wish to shoot 1,000 students. Rwandan refugee arrested for threatening to shoot up in Brumbaga High School. Kill police officer yishe umupolisi kuri Brumbaga High School. High School. Houston. He was sentenced to probation. Muri makeya abana bari kurasa, abana bari gukora ibi bintu, uratanga urugero wifatira ku bagiye, wifatira ku byabaye, image ya za crime ziri gukorwa mu bantu biwacu. Crime ziri gukorwa ku bantu biwacu. Turi tuvuga bari reka tuvuga muri community. Ku ruhande rumwe mbona ntabwo nabyita community bifite uruhare. Navuga ko yenda ntabwo asaba ababyeyi kubera ko aba bana bari gukura nta burere. Niko nabyita. Umwana ari kugera imyaka 18 aza aho ajya kwigurira inzoga kandi muri Amerika ibujijwe. Ajya no kugura imbunda. Aza aho kugura imbunda kandi nta ntambara turimo. So ni ikibazo kiremereye kamera. Ni ikibazo kiremereye ku minota yacu. Ntabwo ari ikibazo kiremereye wowe, si ikibazo kiremereye ngewe, ni ikibazo kiremereye ku minota plus Amerika. Nje ntabwo numva impamvu mu gutinyuka kwica umuntu muri Amerika. Ko amushaka yigeze. Ko hano ntanzara. Aba yabura ese? Kaye. Abase yabuze icyo yambara. Rwandekwe. None se urwango. Hari urwango ruri muri community, hari urwango ruri mu bantu, hari urwango ruri mu mitwe y'abantu. Hari rimwe nzagarukira abanyamadini bavuga ngo ni Satani yateye. None se umuntu afata inzira akajya kurasa umuntu umugenzi we, akajya mu ishuri akarasa, uramureba twatari Satani bamugani w'abarokore. Ntabwo ari Satani. Community zacu zikwiriye gufata inzira zigatekereza ku kintu cya community policing. Community policing ishobora gufasha muri ibi bintu. Hakabaho kuza kwigisha. Buriya rero muri community zacu hari kuza kwigisha. Ikindi cya kabiri ababyeyi nabo nibakora ibishoboka byose. Rwandekwe niba warabashije ku maintaining abana 10 ukabigisha ku buryo baba bazi bafite respect, bafite kuba ngengeri wawe, kareba ukuntu bose n'abakuru bose leta bajya mu byumba. Ubu ni wo muco. Uwo ngo se azigera afata inzira ajye kurasa umuntu. Ntabwo nagusekeje. Kuya hari bera rimwe byavuga ngo ntabwo ngo tublaming ababyeyi rero tukwiye kuba blaming. Bere hari ikibazo kiri hano muri abo. Iriga ugorora igiti kitiri nirinze kuvuga ikibazo yenda ku bantu babuza babo ibintu ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane. Nubwo nshaka kubivugaho cyane, icyo navuga no kuyanganisha abantu. Ikibazo kiri muri community ni kimwe. Urumva community yacu y'abantu bavuga ikinyarwanda, nge niko mbyita, n'ikirundi n'igisa n'ikinyarwanda cyo muri Kongo, wenda kuba bivuga uko nguko, abo bantu twese tuvuga ururimi rumwe tukumvikana. Ntabwo dukeneye umu-interpreter. Dufite umuco umwe y'ubukwe bwabaye, twese turahura tukabyina. Dufite iyo umwe agize ikibazo twese dutabara, twese ntawe wikuyemo. Ariko ikibazo gihari ni kimwe, nuko abenshi muri twe twageze hano tutarize. Noneho aba bana nibo ba chef b'imiryango mbere yuko umwumva umubyeyi yagiye ku ishuri azanye abana 5, sibyo? Abagejeje hano muri Amerika, umwana wa mbere uzagera 14 azi kuvuga icyongereza niwe chef w'umuryango, kuko niwe ubwiranye n'icyo gukora, nawe ubwira si cyo gukora.
wabyumvise icyo gihe uwo mwana yakubwira ngo this is America akura n'abana numvise babwiraga ababyeyi babo ati n'ubu utaraguhamagarira polisi hari benshi babahamagarira babaho ariko ngewe buriya n'urubona uriya muhungu ko nigeze kumushyiraho intego afite imyaka 16 ndamufata ndamuzamura mufungira mu kirere kuva uwo munsi kugera n'isaha niba mvuze ngo ni saa nta muntu winjira iwanjye saa 5 utangiye ahantu uri kuri saa 5 nyine hano haje abantu simpari nimwe muhari bakwakira nk'abana ba Rwanda ibyo ndabizi ntabwo uri bubimbwira rero Rwanda icyo nshatse kuvuga ikosa riba kuba mu mico yacu ntabwo narenganya nanone abana kuko uzasanga community nyinshi ziyobowe n'abana kuko tuvuge nk'ababyeyi benshi bazanye batazi gusoma no kwandika ntabwo turi barenganya niba utagomba gusuzugura agomba gusuzugura umubyeyi we nuko atize ubwo ni uburere nose umwana wamwishuza uburere utamuhaye ubwo rero ababyeyi turabablaminga wablaminga umwana kubwira ko hamagara polisi burya no nzi umubyeyi kandi barageze kubivuga rimwe mu kiganiro ahantu nzi umubyeyi ntabwo ndivuge state batagira ngo batamumenya wenda abantu ibi by'agasuzuguro k'abana ku ishuri ni mu rugo barafunze bajya muri vacances muri grande vacances amezi 3 tariki 30 kwa gatanu batangiye vacances umwana w'umukobwa ku munsi wa kabiri yaraye mu rugo ku munsi wa kabiri ati papa ati rero ngiye kugenda kwa boyfriend wanjye iwabo kandi ndamarayo icyumweru yagiye kubivuga boyfriend deja amaze kwinjira amaje yasenye n'imodoka umwana w'imyaka 16 umubyeyi ndikuvuga ko ni abantu nzi baba muri state ahantu umubyeyi icyo yagukoreye yafashe umukobwa avuga ati nturi buve hano umukobwa deja yafunze ivarisi nturi buva wa boyfriend yavagaye polisi urumva ukuntu ababyeyi hari ababyeyi tuyo tubeshyira abana ngo ntabwo ngo wamukubita uramuhonda kumuhonda ababyeyi umubyeyi icyo yagukoreye polisi yaraje imaze kuhagera agatero umuco wanjye wabyumvise umuco wanjye unyemera gukubita uyu mwana kandi nkamutegeka icyo agomba gukora mu muco wacu niyo waba uri umwana w'imyaka 20 utaragira imyaka 21 ntiwemerewe kugejejeho amategeko y'ababyeyi ubu ku myaka 18 none afite 16 mureka agende ajye kwa boyfriend harimo agapolisi bakubwa ati abifitiye uburenganzira abifitiye uburenganzira yinjiye mu cyumba umugabo asohora ivarisi yari yafunze n'amashuka aryamaho arabifunga neza abihereza wa mupolisi umukobwa yari afite uburenganzira mu gushyize mu maboko napfa niwe nzaza kureba nagira icyaha niwe nzaza kureba mufata inzira mugenda kuvuga boyfriend amukubita mu modoka baratwara kumbe ntabwo bamutwaye bamujyanye muri bya bigo birera hariya rero niho bakurikiza amategeko nyayo yego niba ari saa yine ni saa yine kuryama yahamaze iminsi 15 gusa 16 abwira abantu ati mumbabarenge papa ndamuza azambabarira mumpe mvugane na papa telefone bayivukuyemo ntashobora guhamagara mumpe mvugane na papa ati ntabwo turi bumva ati no ni mu ntwari ateza akavuyo bagiye baramuzana bamugejeje imbere yo mu rugo ise ahari barakomanga yibona ni polisi waba polisi w'umugore ntabwo yagarutse agarutse abandi ati rwose mutubabarire umwana yasabye imbabazi umwana yagiye babonye papa we arapfuka amafata akamuro ati papa mbabarira ntabwo nzongera mbabarira sinzongera ati no usubirayo ugende rwose usubirayo ugende ati no sindi buva harakubonye ni wowe papa ni uri papa ntabwo ndi buva byati okay nufite imyaka 16
mwaba polisi nguru urupapuro n'ikaramu ni munyandikire ko napima kuvuga yuko ngo boyfriend bya boyfriend nzamukubita inki ngo uyu mukandara ukuramo nzawumukubita paka ucitse mu bisinyira hangana umwana yasinye bwa mbere uzankubite wabyumvise abapolisi nawe ubwo umwana yasinye ati rwose turabyemeye uzamukubite ahubwo abapolisi nibo barakaye kurusha zase umubyeyi uzamukubite ubwo burenganzira faveur uzamukubite umwana yagiye aba exemplaire bavuga ngo intangarugero isaha yo kugera mu rugo ibintu byose abikora ku murongo. So ibyinshi rero hano ababyeyi abana barabakanze bavuga ko badashobora kubakubita badashobora kubugira bazahamagara polisi ariko iki gihugu my friend cyemera imico y'ahandi kuko igihugu gishingiye kuri multiculture barabyemera. none umva kandi undi nawe undi mubyeyi nawe ndamuzi we twaraniganiriye yarakugendeye bagiye ku ishuri abana bazana urupapuro ngo reba uburenganzira bwacu babahaye uburenganzira bwabo. Umubyeyi mu gitondo yabyukiye ku ishuri afite rwa rupapuro yarufotoye ati ndashaka principal ati umushakike none ndamushaka mfite umwana ahangaha ndashaka kumuganiriza ndamubwira arabwira ati mwakoze mwatwoherereje uburenganzira bw'umwana none amategeko agenga abana yo ari hehe sibyo hari droit de l'enfant na devoir de l'enfant amategeko agenga umwana naya sibyo principal yarebye hejuru ahita aravuga ati uzi ko burya tukora amakosa tutabizi aravuga ati no njyewe muri Afurika nari umwarimu wabyumvise umwana agira amategeko akagira ibimurengera ni devoir ni na devoir ku mwana. So rero Rwanda ababyeyi abana barabaterurije ngo ntabwo babakubita ntabwo bagira gute iki gihugu iyo ugendeye ukoresheje umuco wabwete umuco wanjye uvuga ibi barabyemera urabivuga we barabyemera ahubwo bigusaba kwiga uko bakubita umwana nanone ukubise umwana ukamukomeretsa bagufunga uzwi mazungu bakubita urabizi nyunguti ndabuzi kuntu icyo barabanosha kuri ashobora kuya n'ukuntu yabamunosha kubita umwana neza singiye kwigisha kubakubita nk'uko nakubitaga abandi kamambiri ntabwo ari yicapa shangwe kamambiri ntabwo yakwica aho ari ibikara kamambiri ntabwo yakwica uzakubita urusiripu rw'umuzungu kuyikubise mu gutwi k'umwana uri kwica umwana ariko kamambiri yikubise ku kibuno cy'umwana ntabwo yakwica so nta nubwo nabibwira umubyeyi ngo abikore gusa icyo nabwira ababyeyi ni ugufungura amaso ukamenya ngo umwana niba atari mu rugo ati reka turebe gatoya tunasoza kino kiganiro cyerekeranye n'impuza n'ibiri kubera ahangaha muri iyi miryango yacu. Rwanda kwe turaha inyigisho ki cyangwa se turaha message yihe ababyeyi kubera iki bakomeze mu rujijo rwo kuvuga yuko ntibakora ku mwana ntibagira gute ntibakwivugira ku mwana yego data polisi itaza cyangwa habeho community nizihaguruke zibwire polisi ati dore ya community police navuze dore iwacu ko bimera ni gutya dore iwacu kwemera gutya iwacu kwemera ni gutya. Ikibazo dufite ni kimwe ikirero ni icyari umuntu twavuze dukora ikiganiro kiliziya yakuye kirazira urumva nyine niko bumva abantu benshi uri kubyumva nyuma y'ibyo ngibyo nubwo dufite community nini hano ariko sindi ndiyobora buriya wowe muri yo community uramuzi ashobora kuyiborera muri kiliziya nyambona muri kiliziya hari abafite mu
iyo abanyarwanda se uravuze ntabwo mufite kominote nyinshi so dutuye hano abachinese urabona ko mufite kominote ebyiri z'abanyarwanda ibyo ntabwo bizi niho bifata ibyo ni ibyabo tureba icyo mvuga nubwo dufite kominote dufite icyo duhuriyeho ariko nta muyobozi w'izi kominote tugira ari ibishoboka abantu bakagiye hamwe. Hari ikibazo najyaga nibaza buriya nkigera hano, najyaga nibaza ko hari abantu twasanze ari bamaze imyaka 20-25 kuki tutagira nibura ibitaro tuvuriza abana bacu ko ari ababyeyi bavuga ururimi rumwe rw'ikinyarwanda, icyongereza cyananiye. Iyo dufite abadokiteri bangahe? Abo bantu bose barahari, ariko twewe ntabwo nzi ko ari kominote ngayo nguko. Reka tugere ku musozo w'ikiganiro, tubashimire ko mwakudukurikiranye. Gusa tutange message tubabwira yuko imiryango twikubita agashyi, kominote twikubita agashyi, twegere bano bana, twongere tubibutse indangagaciro zo mu Nyafurika, tubibutse indangagaciro ziwacu, tubibutse umuco, ndetse niba na ngombwa habeho ababyeyi bo kwicara bakaganiriza abana nk'uko kera byahoze, kugira ngo dukomeze gukumira uyu muco wo kurasana no kwicara n'ibindi, tunakumira umuco w'agasuzuguro k'abana basuzugura ababyeyi. Tubashimire ko mwakomeje gukurikirana kino kiganiro kuri Omega TV Show, kandi dushimira na Rwandekwe contribution akomeje gutanga, atanga ubumenyi afite kuri buri kimwe cyose akubonye ko ari ngombwa ko tuganiraho. Rwandekwe uzahora ufite ikaze ahangaha kuri byinshi, kubera ko tutari muri crypto, tuba turi muri community. Nyabuneka nimureke umuco wongere wigishwe, ntugacike. Umuco w'umunyafurika harimo urukundo, gusabana no gushyigikirana. Imana ibahe umugisha. Nakagaruka mukore subscribe, mudushyigikire kugira ngo natwe tugere aho tugera, kandi dukomeze ibiganiro, dukomeze tugire courage yo kubaha ibiganiro. Sezera kugira ngo nanjye sezera abakunzi bacu, nihanganishije mbikuye ku mutima umuryango wa Bukata w'umusoro we ntabwo muzi, sindawumenya, ariko nawe ubwo niduhura nzabamenya kuko n'abarundi ni bene wacu, turaturanye n'abantu ni muri community yacu. Yes, nje ntabwo nje nikuramo kubera oya buriga turi bamwe tuvugana neza mu translator uyishira mu ku mutima. Nta kindi kintu numva ntakora, iyo aba hari ibyo gukora tuba twarabikoze mbere yuko kiraziriba. Ariko bihangane bakomere, buriya ku bakristo nibo bavuga ngo umuntu ntapfa niba kuko icyo kintu tuzakivuga bari kera, tuzakivuga ubundi umuntu arapfa. N'abakristo niba nkibuka mama upfuye muri rimwe, ibyo ni amateka uzabimbaza tuzabiganiraho. Njye nihanganishije mbikuye ku mutima, nta na kintu nsize inyuma ku mutima wanjye. Imiryango yabuze ababo bakomeze bihangane uko bigenda mu buzima. Condolences ku famille Rukata. Furaha urabizi rwose turakwihanganishije kuri umuvandimwe, ntabwo byoroshye. Imana ikomeze umugisha kandi nabo mwakire murakoze.